Abaturage batuye mu murenge wa Jabana bahangayikishijwe n'ibiraro bigaragara muri aka gace bitakitabwaho uko bikwiye. Bavuga ko ibi biraro bishyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bikabangamira n'ubuhahirane n'indi mirenge bihana imbibi. Abo twaganiriye batanze urugero ku kiraro gihuza imirenge ibiri ariyo Jari na Jabana cyubatswe hifashishijwe ibiti bitatu gusa. Kugicaho bisaba kwigengesera cyane cyane ku bantu banyoye ibisindisha kuko ngo ushobora kugwa mu mugezi ukinyura munsi witwa Murongozi. Ni ukuvuga ngo iyo cyuzuye ni ugutegereza amazi akabanza yacogora tayari abantu bakabona kwambuka, cyangwa se bagategereza imvura igacogora ikabanza yahita. Ikibazo mu by'ukuri ni ikibazo gihangayikishije nk'abantu bakoresha iyi nzira kenshi b'abanyamaguru kuko nta kinyabiziga kihanyura. Tubona biteje ikibazo ku buryo umuntu ashobora kwituramo akagira ikibazo, cyane cyane nk'abana bato cyangwa abantu badafite intege kuko gisa nkaho kidakomeye. Birashoboka cyane kuko abatari stable nyine abatikontorora atagenda neza kuko ari gitoya ashobora kugenda kurya bagenda bizunguza akituramo. Uyu ni umurenge Nka kuriya kimeze abantu bashoboye gutsikira bakaba bagwamo, ariko kimeze neza nta muntu n'umwe wakituramo. Birashoboka cyane kuko imvura iyo yaguye umva biba bikaze, ikiraro kiruzura, ariko nibamara kugikora hazamera neza cyane. Urebye ni nk'aho ari iki gisigaye, ibindi bagiye babivugurura babikora neza. Ibyo byabangamira ubuhahirane hagati y'imirenge kuko nibamara nko kugikora abiyaha muri Jabana bazajya baza hano hakurya muri Jari biboroheye, ku buryo n'imvura yaguye bagenda bambukiranya nyine bahaha ku mutekano. Bariyeranja nyine bakanyuraho umwe umwe kugira ngo hatagira ugira ibibazo. Aba baturage basaba ko hakorwa ibishoboka byose ibi biraro bikubakwa cyangwa bigasanwa kuko bahorana impungenge z'uko abana babo bakibasirwa n'impanuka. Si cyane ariko kuko hari izindi nzira bakoresha, ariko byashoboka kuko n'izi nzira baba banyuramo nazo zirimo, ariko hari ahandi haba hakoze, ariko n'aha birashoboka yuko twasaba yuko bahakora nyine. Twasaba ubuyobozi yuko bwatwubakira ibiraro nyine kugira ngo turusheho kugenderanira n'utundi duce. Ubusabe dushaka ni uko bakidukorera neza, noneho tugahahirana neza nta kibazo, buri wese atagize impungenge. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine kuri iki kibazo yatangaje ko kizwi ko hari ibiraro bigiye biri mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye bitubatse neza, ariko nanone avuga ko abaturage aribo bakwiye gufata iya mbere bakajya bita kuri bino biraro bakamenyesha umujyi wa Kigali biba byananiranye birenze ubushobozi bwabo. Ibiraro tugerageza gukomeza kubisana, ariko kandi twibutsa abaturage nabo gukomeza kubidufashamo. Muri rusange ibintu by'ibikorwa remezo biba byashyizwe ahantu kuko bihashyirwa ari bizima byuzuye neza, biba rero ari ingenzi cyane yuko buri muturage akomeza kubifata neza, kubera ko iyo tubiretse bikangirika tubireba tukabirebera kiba ari ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu dukunda kubasaba yuko kimwe mu byo baba bagomba gukoresha inteko z'abaturage harimo n'ibyo ngibyo byo kureba ngo ibikorwa remezo bisa naho birimo kwangirika ni ibihe kandi twabikoraho iki. Ibyo batabasha kugira icyo bikorera bo ku giti cyabo bikazamuka bigatangwamo raporo hakiri kare, tukareba icyo umujyi wa Kigali ushobora gufasha. Ariko ni ingenzi cyane ko ibikorwa remezo bihari hirya no hino uhereye ku biraro dukomeza kubyitaho twese dufatanyije. Aba baturage basaba ko ibi biraro byakubakwa vuba na bwangu kuko bidakozwe bishobora guteza impanuka no gutwara ubuzima bw'abantu. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.